Dusome ijambo ry'Imana dusanga mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Matayo. Turasoma igice cya 7 umurongo wa 15. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Matayo. Turasoma igice cya 7 umurongo wa 15. Mwirinde abahanuzi b'ibinyoma bazazaho muri basa nk'intama, ariko imbere ari amasega aryana. Muzamenyera ku mbuto zabo. Mbese hari abasoroma inzabibu ku mungenge, cyangwa imbuto z'umutini ku gitovu? Ni ku giti cyiza cyera imbuto nziza, ariko igiti kibi cyera imbuto mbi. Reka dusubiremo. Mwirinde abahanuzi b'ibinyoma bazazaho muri basa nk'intama, ariko imbere ari amasega aryana. Muzabamenyera ku mbuto zabo. Mbese hari abasoroma imizabibu ku mugenge, cyangwa imbuto z'umutini ku gitovu? Imana yacu ishimwe. N'aya magambo ngira ngo tuganire hano bavuzemo utugingo twinshi twavuga, ariko ndashaka kuvuga ijambo umwanditsi yanditse ngo mwirinde abahanuzi b'ibinyoma, ngo bazazaho muri bameze nk'amasega aryana. Ndashaka ngo tuvugane gato muri kino gihe cya none turimo. Dukunda kumva cyane imvugo y'Imana, tukumva ubuhanuzi, tukumva abantu berekwa cyangwa babwirwa n'Imana, ariko umwanditsi avuga ngo ni mwirinde. Niyo mpamvu dukwiye kwitondera ibyo tubwirwa cyangwa ibyo duhanurirwa, natwe tukabigenzuza ijambo ry'Imana, tukabigenzuza n'umwuka Imana yaduhaye uri muri twebwe. Kuko ijambo ryavuze ngo mwirinde abahanuzi b'ibinyoma bazazaho muri ngo bameze nk'amasega aryana, ariko ngo bazamenyera cyangwa bazamenyekanira ku mbuto zabo. Ubundi ubuhanuzi cyangwa imvugo y'Imana ni uburyo Imana ikoresha inyuriye mu bantu bayo, ikakubwira ibiriho n'ibizabaho. Hari abahanuzi b'ukuri n'abahanuzi b'ibinyoma. Ubundi ubuhanuzi cyangwa kwerekwa birimo uburyo butatu. Hari ubuhanuzi cyangwa kwerekwa guturuka ku Mana. Hari ukwerekwa guturuka mu marangamutima y'umuntu. Hari ukwerekwa cyangwa guturuka ku badayimoni. Ni ibintu bitatu: kwerekwa kuva ku Mana, kwerekwa guturuka ku muntu cyangwa amarangamutima yifitiye, cyangwa no kwerekwa guturuka ku badayimoni. Niyo mpamvu ijambo ryavuze ngo mwirinde abahanuzi b'ibinyoma. Dukwiye kuba maso, tukabera maso n'ibyo tubwirwa cyangwa n'ibyo duhanurirwa. Ejo mu gitondo utazibuka ibitereko washeshe. Niyo wahanurirwa ukwiye gufata umwanya ugasenga, nawe ukarushaho gusobanukirwa neza icyo Imana ivugana nawe. Icya kabiri, ukwiye kwitondera ijwi ryose wumva, kuko ijambo ryaravuze ngo hari n'igihe wakumva ijwi rigushuka. Niyo mpamvu ubuhanuzi cyangwa ijambo ry'Imana cyangwa ibyanditswe byera ari byo bisobanura neza ubuhanuzi, uko ibyanditswe byera nibwo buhanuzi butavangiye. Ndagukangurira kugira ngo ube maso. Iyi minsi ya none abantu benshi bagiye babeshywa, banyagwa byinshi, barabambura, barabariganya, bitwikirije ubuhanuzi. Ubuhanuzi nibwo bw'ukuri, ni bwiza kandi bugira umumaro, bukagira umumaro n'itorero n'ababibwiwe. Ariko ukwiye kuba maso, ukumva neza icyo Imana ivuga, cyangwa ukumva neza niba iryo jwi ryaravuye ku Uwiteka. Imana ibafashe rero, Imana ibagirire neza. Ejo mu gitondo utazahura n'akaga n'amakuba, kuko wapfuye kwakira ibyo ubonye byose. Imana ibafashe rero, kandi Imana ibagirire neza mu izina rya Yesu. Amen.